inshuti mukunzi wa Rwanda 24 TV tugarutse mu kiganiro rero amahitamo yanjye. Harashize iminsi tutabana namwe mu kiganiro amahitamo yanjye, ariko kuva uyu munsi tugiye kongera tubane umunsi ku wundi muri gahunda zinyuranye za Rwanda 24 TV nk'ibisanzwe. Ngiye mubana nawe nkaba nitwa Claude Muhirwa. Muri kubibona rero konje ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira, akaba yitwa Neri. Mwahaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute? Umunsi wanyu wagenze gute? Bihagaze gute? Meze neza, ndashima Imana. Umunsi wagenze neza, nta kibazo. Yego. Muhaye ikaze rero muri studio za Rwanda 24 TV, by'umwihariko mu kiganiro amahitamo yanjye. Murakoze cyane. Yego. Neri, ubusanzwe azi amahitamo icyo ari cyo? Kuri njye amahitamo nyafata nk'uburenganzira umuntu agira bwo guhitamo ibintu hagati ya bibiri byinshi gutyo, ku bimufitiye akamaro mu buzima bwe cyangwa ku nzira yifuza guhita mu buzima bwe. Kuri njye nuko amahitamo nyafata. Yego. Bishaka kuvuga yuko kuba waba ufite inzira irenze imwe cyangwa se ibintu birenze kimwe, ushobora kuba wahitamo n'iki cyiza kurusha ikindi, nibyo wita amahitamo kuri wowe. Yego. Yego. Tuganirire noneho, tugiye kwinjira mu kiganiro amahitamo yanjye. Mbibutse yuko niba unafite igitekerezo ushobora kujya rwose muri comment ukaduha igitekerezo cyawe, ukatubwira uko ubyifuza, uko ubitekereza nawe, uko wumva amahitamo yawe, wifashishije imbuga zinyuranye dukoresha nka Rwanda 24 TV. Kuri Instagram page ni Rwanda 24 TV, kuri TikTok ni Rwanda 24 TV. Neri, turagarutse noneho. Neri, ubundi mu buto bwe yari umwana umeze gute? Yakuze ari umwana umeze gute? Mu buto bwanjye nakuze nta muntu utagira amahitamo mu buzima. Uko uri umwana, uko ugenda, aho ujya, aho wiga, buri ikintu cyose dukora mu buzima tuba dufite icyo twahisemo. Ariko kuri njye nk'umwana nkura nk'uko abandi bana bose bakura, nakuze mu buzima bwanjye numva ko amahitamo yanjye ari ukuba umuganga uvura abandi, ufasha abarwayi. Numva ko arizo ntego zanjye mu buzima, dore ko nari n'umunyeshuri w'umuhanga mu mibare. N'ababyeyi nyine hazamo support y'ababyeyi, bakamfasha, akambwira ati kuba uri umuhanga muri iri somo bizakuyobora kujya muri kino kintu. Uri umuntu wa gatatu nganiriye nawe mu buto bwe wari ufite inzozi zo kuba n'umuganga. Byaterwaga n'iki kwiyumvamo ko wazaba umuganga? Nta umenya ngo bigenda bite, ariko hazaho wenda twavuga ko ari nka pressure y'abana, cyangwa nyine ubuzima muba mubayeho, abo mubona mu miryango, kujya kwa muganga, ureba abaganga nyine gutyo bakwitaho, ukavuga ati buriya nanjye ninkura ngomba kumera nk'uriya. Ugasanga nibyo bigukuruye ahanini. Yego. Umaze kwigiraho hejuru, kuba warategereje ko ushobora kuvamo umuganga ntibikunde ko waba umuganga, ninde muntu wabigizemo uruhare? Ese ni ababyeyi baguhitiyemo ikindi kintu? Ese ni wowe wihitiyemo ikindi kintu bitewe n'uko n'icyiciro wari umaze kuba wageramo cy'ubwangavu, bikavuga uko nguko? Ninde muri rusange? Urebye ahanini ku mahitamo yanjye yo kuhindura ngo mbivemo, nta wabigizemo uruhare uretse njye. Kuko ubona ko ababyeyi bifuzaga ko ariyo nzira nkomeza, ko ari byo yo kuba umuganga, kuko ari byo nakuze nifuza. Ariko uko umuntu agenda akura, bya bitekerezo wari ufite by'ubwana birahinduka bitewe n'uko ubona ubuzima buri kugenda, amasomo uko ameze, ukavuga ati bitewe n'icyo nshoboye, buriya nabivuga kuko ari cyo nkunda, ariko bitewe n'icyo nshoboye isi ndi kubamo ikaguha indi nzira ugomba guhitamo.
rero nsubije ikibazo cyawe ahanini ninjye wabigizemo uruhare. niwe wabigizemo uruhare. Neri se ikibazo cy'amatsiko, ntiryari yamenye ko noneho muri we yifitemo amahitamo ku buryo avuga ngo ngiye guhitamo kino kintu kandi umubyeyi wanjye ntabwo biri bugaragare nabi? Ahanini nk'abanyeshuri muri segonderi usanga ufite ni nk'ikigare inshuti, ukaba ufite ibintu byinshi, ukavuga ati ejo ndaba umuganga, ejo bundi ndakora aha gutyo. ariko nyine aho namenyeye ko mfite amahitamo natangiye kubimenya neza nsoje segonderi. nibwo nicaye ndatekereza, ababyeyi bari kumbwira, ubwo icyo gihe twari dutegereje amanota, bambwira urakomeza mu buganga, urajya kwiga iki? ndababwira, naricaye umunsi umwe ndababwira ati oya, njye ndashaka kwiga amategeko, niyo mahitamo yanjye nahisemo. nuko byagenze, nibwo namenye ko mfite amahitamo. nibwo wamenye ko muri wowe harimo kuba noneho wagira amahitamo nta wundi muntu ubigizemo uruhare. Guhitamo se kwiga amategeko ni ibintu byaje gute? Warabyutse mu gitondo wumva ugiye kwiga amategeko, uri umuntu waguhaye se inspiration? Byaje gute? tuganiriye nyine tubwire aho igitekerezo nyirizina cyavuye. ahanini sinavuga ngo hari pressure nabonye, nta muntu wo mu muryango nzi wabaye umunyamategeko, ntawe, nyine ashobora kuba n'ayindi mu ba mbere. yego. ariko navuga ko ayo mahitamo kugira ngo anzemo, hari ibyo ugenda ubona muri sosiyete tuba tubamo, hari akarengane kaba mu baturage, nyine ubona ko mu kazi k'amategeko harimo ibibazo byinshi kandi nyine biza kuri twe nk'abaturage mu buzima bwacu bwa buri munsi. kandi uretse n'abaturage kuvuga ngo muri sosiyete n'iwacu mu rugo twari dufite akantu k'agakesi gutyo, ndabireba ndeba uburyo birirwa biruka ngo umwavoka uyu munsi byanze, ejo arababeshye, ndavuga se kubera iki ntajya hariya, njye kuki ntabishobora nkafasha abandi abo birirwa babeshya ngo byagenze gutya byagenze gutya. ubwo navuze ati reka mfate iyi nzira, ncibwa intege kenshi ati birakomera ibintu nk'ibyo, ariko ndavuga ati reka njyeyo ndebe uko bimeze. ufashe umwanzuro rero uva iwanyu uraje n'i Nyanza no muri Miracle kwiga amategeko. ni iki kintu wabonye cyangwa se cyagutunguye ugitangira noneho kariyeri yo kwiga amategeko? ibyo watekerezaga n'ibyo wasanze mu ishuri wasanze bimacinga? ni iki kintu cyabayemo aho ngaho noneho gufata umwanzuro wo guhaguruka mu rugo no kuza ku ishuri kwiga amategeko? wenda ngeze hano i Nyanza uko nasanze amategeko siko nayi expectingaga, kuko buriya ndi umwana wahoze ngora ababyeyi cyane mu bitekerezo. bahora batekereza ati se bizakunda ko kwiga kwe bigoye, amanota ni make, uburwayi, ati buriya kaminuza none agiyemo agiye wenyine, n'uburwayi agira, amanota aba ari make, nyine ntabwo bizeraga ko koko byakunda. ariko no kumbwira ati amategeko arakomera, bikaba ibibazo bikomeye. ariko maze kuyageramo naje gusanga atari ko bimeze, ahubwo naje gusanga koko imeze nk'aho ari nk'umuhamagaro nari mfite kuri njye, yari call. kuko nagezemo nsanga ni ikintu nisangamo, wagira ngo ni ubuzima busanzwe aho kubisoma. wasanze ari ubuzima busanzwe noneho aho kuba isomo. ukimara rero kwinjira no kubona icyerekezo mu kwiga amategeko, kubihuza icyo gihe n'amahitamo wari wagize usoza segonderi, ubu ngubu twavuga ko kuba Neri yiga amategeko bimaze kumufasha iki, bimaze kumwungura iki muri rusange? kuri njye iyo tuvuze itegeko, kuri twe tuba twumva ubutabera ku banyeshuri twiga amategeko. rero imyaka 2 maze mu mategeko, maze kungukiramo ibintu byinshi, maze kungukiramo kumenya amategeko n'uburyo arengera abaturage batuye igihugu, ndetse maze no kungukiramo ni iki twakora kugira ngo twubake igihugu kizima, kubona ko ahanini nta gihugu kitagira itegeko.
kandi iyo amategeko apfuye igihugu kirapfa. Rero navuga ko mu mategeko maze kungukiramo ibintu byinshi, harimo gufasha abaturage. Ubu nshobora kuba najya mu rukiko nkaburana nta kibazo mfite, nkaba nafasha uwo muntu, wenda nuko tuba tuvuga ati ntabwo turabona ibisabwa n'amategeko kugira ngo tubikore, ariko mu by'ubushobozi ku bw'umutwe wacu ndakeka ko kuri njye ndabishoboye muri aka kanya. Ikindi imaze kungukira mu mategeko ahanini ni uko nzi ko nta muntu wanyegera ku bw'ubufasha bw'ubujyanama mu mategeko, yego, ngo mbe nananirwa kugira icyo amufasha cyangwa kumuha inama yamufasha mu kibazo afite. Ukomeje kuba kugeza uyu munsi wa none, mu myaka 2 umaze wiga amategeko, ushobora kuba waba umujyanama mwiza mu mategeko bigendanye n'ikibazo umuntu afite, kuba wakwereka umuntu inzira, binabaye ngombwa ko hari n'ushobora kuba waburanira ahantu bidasaba wenda ibyangombwa birenze, wabikora. Misengira kino kibazo, kuki mu nkiko mu Rwanda kugeza uyu munsi wa none, iyo turi kureba abavoka cyangwa se abacamanza, usanga igitsina gore bagaragara muri uwo mwuga baburanira abandi ni umubare muto cyane. Ntabwo ari imbogamizi kuri wowe? Urebye ni imbogamizi yo ntabwo yabura, ariko ntabwo navuga ko ahanini biri ku gihugu, ahubwo biracyari kuri ya myumvire yacu nk'igitsina gore. Biracyagoranye ko tubyumva, ko nk'uko nabikomojeho kare, nanjye nabigiyemo bambwira ko ari ibintu bigoye, bisaba abahanga, ko kubyumva bikomeye, biga ibitabo byinshi, ariko nyine maze kugeramo siko nabisanze. Rero ubona ko ari imbogamizi, ariko nyine gake gake tuzagenda tugerayo, bazagenda babyumva, baza ari benshi. Mukomeze mugire contribution. Nawe rero ukomeje kudukurikira kuri Rwanda 24 TV, niba uri kubibona neza, turi kuganira n'umwari witwa Neri. Turi kuganira rero ku rugendo rwe kuva mu buto bwe, ese ni ayahe mahitamo yaba yaragize akiri mutoya, ese n'iryari yamenye ko afite amahitamo. Nk'uko rero mumaze kubyumva neza, akaba yarahisemo kwiga amategeko kugira ngo ajye afasha rubanda cyangwa se sosiyete muri rusange bafite ibibazo mu byerekeranye n'amategeko. Tugiye gukomeza rero n'ubundi tuganira na Neri. Ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye, njye muri gukomeza n'ubundi kubana nawe, nkaba ndi Claude Muhirwa. Neri, mu mwaka w'ibihumbi 2014, ubwo u Rwanda rwibukaga jenoside, u Rwanda icyo gihe rwari ruri mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika w'u Rwanda Paul Kagame hari ijambo yavuze cyangwa se imbwirwaruhame, avuga yuko guhera icyo gihe muri 2014 tugiye gutangira gutekereza mu buryo bwagutse, think big. Kugeza n'uyu munsi wa none usanga niyo siroga n'ubu tukigenderaho nk'abanyarwanda. Iyo umuntu avuze ngo think big, gutekereza byagutse, Neri ku ikubitiro wabyumva gute? Murakoze. Kuri njye iyo bavuze gutekereza kure, numva ko ntabwo uba ukwiye gutekereza ibintu by'ako kanya. Tuvuge urugero, nimba mvuze ngo ngiye gutekereza, turi mu rugendo rw'amahitamo yanjye, kwiga amategeko. Nimba mvuze ngo gutekereza bugufi, ni ukuvuga ati ndatekereza ko nimba nkeneye kuba umucamanza, ko ndi bwumve ko ngo nyine biri bubaka akanya, dufite urugendo tugomba kugeraho, kandi nyine ntabwo ari ngombwa ngo utekereze ibintu biri hafi cyane uvuge ngo oya biriya sinabigeraho. Ngomba gutekereza ko najya hariya nkacuruza
ibyo nshoboye cyangwa ibyo mfitiye ubushobozi ni ukugenda nkakora utuzi tworoheje, oya tekereza kure byange wagerageje ariko nyine watekereje ibikuruta, niko navuga, ibikuruta ubona biri kure. Uyu munsi wa none iyo isi n'amahanga bitegereje u Rwanda nyuma y'imyaka 30, nyuma y'imyaka 31, yego, nyuma y'imyaka 31 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, bakareba ukuntu igihugu cyiyubatse, bakareba iterambere mu buryo bw'ubukerarugendo, mu buryo bw'iterambere wenda mu gutanga serivisi zinoze, ingendo n'ibindi, ubona ko hari intambwe igihugu cyateye. Uyu munsi wa none kuri Neri, uyu munsi uri umunyeshuri ariko kuri Neri gutekereza byagutse kuri we, abitekereza nk'aho mu gihe kizaza azaba ari umuntu umeze gute? Yego. Kuri njye iyo tuvuze gutekereza kure nkareba ahazaza, kuri njye mba numva ko mu nzozi zanjye, nkunda no kubibwira inshuti zanjye kenshi, nkavuga ati hari umwanya umbikiwe hariya, hari umwanya njya mvuga w'umushinjacyaha mukuru mu gihugu, akenshi bakanseka ariko nyine iyo ufite intumbero bituma udacika intege cyangwa ukore ibintu biciriritse, ahubwo bituma ukora cyane kubera cya kintu uba ufite kiri kure ukeneye kugeraho. Rero kuri njye ntaho mba nibona nk'umunyamategeko w'umwuga ukora cyane kandi nyine wifuza kugira ishusho nzima imbere kandi umwanya ukomeye cyane muri iki gihugu, kugira ngo nkomeze gutanga umusanzu w'ayo mategeko nize, dukomeze dutange ubutabera, dukomeze twubake igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Perezida wacu yifuza, ibyo atwifuzamo nk'urubyiruko dukomeze tubigereho. Ibyo Perezida wa Repubulika yifuza mu rubyiruko dukomeze tubikore kandi tubigereho. Tugiye kujya mu karuhuko gatoya, ubundi tuze twinjira noneho muri challenge wagiye uhura nazo, ibibazo biri mu rubyiruko, ese hakorwa iki kugira ngo noneho ikiganiro amahitamo yanjye gikomeze kigende neza. Reka dufate rero akaruhuko gatoya, ubundi tuze twinjira mu gice gisoza kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nyuma y'akaruhuko turagarutse n'ubundi mu kiganiro amahitamo yanjye, njye mukomeje kubana nawe nkaba nitwa Claude Muhirwa, nkaba nkomeje kuganira n'umukobwa muri kubona kuri screen zanyu, akaba yitwa Neri. Neri, tugiye gukomeza n'ikiganiro n'ubundi amahitamo yanjye. Mu ntumbero ufite mu gutekereza byagutse mu hazaza hawe, watubwiye yuko ushaka kuzavamo umushinjacyaha mukuru ku rwego rw'igihugu. Ubona ubundi ibyo bintu bishoboka ko wowe nka Neri wabigeraho? Ufite iyo competence, ufite ubwo bushobozi? Murakoze. Mu gihugu turimo kuri uyu munsi giha urubyiruko amahirwe, ndetse especially giha amahirwe igitsina gore. Kuri njye mbibona nk'ubundi bushobozi bwisumbuyeho igihugu kiduha, kandi kuri njye nkabibona nk'amahirwe, kandi nyine bikampa imbaraga yuko ibyo nifuza nk'uko nabivuze nzabigeraho. Ese ubundi muri uru rugendo rwawe urimo, uvuze igihugu giha amahirwe abakobwa n'abadamu muri rusange, ubundi umuryango wawe tugarukeho, wumva ibintu urimo? Yego, barabyumva cyane. Niba babyumva se bagufasha iki kugira ngo uzagere ku ntego zawe wifuza
ibyo ngibyo wifuza kuzageraho, ni uruhe ruhare rw'umuryango wawe? Uruhare rwa mbere rw'umuryango wanjye ni uko banshyigikiye bakumva amahitamo yanjye. Ikindi iteka iyo nganira nabo ahanini baba bambwira ati ku mahitamo wagize komeza, ndetse n'ubwo wahura n'ibiguca intege ntukaryame cyangwa uvuge ngo niryo herezo ry'ubuzima, ahubwo we kurikira cya kindi ushaka, uvuga ati nubwo hajemo imbogamizi ariko nzakomeza kubera ko nzi icyo nshaka, ahubwo ntabwo mfite gucika intege ngo mbireke. Yego, nahoze ndi kumva amateka y'umugabo witwa niba ari Putin. Sinibuka neza uwo mugabo uwo ari we, yabwiye abantu biganaga kera arababwira ngo ngewe rimwe nzaba perezida w'iki gihugu, bakamuseka. Uko barushagaho kumuseka rero byatumye avuga ngo ndabizi neza ko igihe kimwe muzampfukamira mukansaba imbabazi. Wowe iyo bagenzi bawe, urungano rwawe bumva ko ushaka kuzavamo umushinjacyaha mukuru, babyakira gute? Kuri bagenzi banjye ahanini nyine baba babifata nk'ibintu bidashoboka, ko baba bumva ko imyanya nk'iriya ikomeye ahanini bifite abayigenewe, umwana wo kwa kanaka uturuka mu muryango runaka. Abenshi uba usanga ariyo myumvire tugifite, ariko nk'uko igihugu cyacu kibitwereka tubona ko umuntu wakoze cyane, ubushobozi ufite nibwo bukugeza aho ugomba kuba. Bwa bushobozi wabonye muri za mpamyabushobozi nizo zigenda zibyerekana. Nzi neza ko ufite ubwo bushobozi, icyo wifuza kugeraho batakikwima ngo kubera ko uri uwahana, kubera ko iwanyu nta bushobozi, kubera ko uri umwana wo mu cyaro. Nzi neza ko ubwo burenganzira utabwima. Umunyarwanda niwe wavuze ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge afite nibwo buzatuma aramba ibwami. Ibyo bintu uri kwifuza kumva ko uzavamo umuntu umeze uko nguko, ese mu byerekeranye n'ubushobozi, capacité intellectuelle cyangwa se ubushobozi mu kunoza ibyo ngibyo, ukurikije ikigo wigamo, kaminuza ya UNILAK, ubona nyine koko ubwo bushobozi nyine ubufite, abakwigisha ubona nyine bafite ubwo bushobozi buzatuma ubasha kwacivinga icyo kintu? Mbere na mbere tunayishimira kaminuza yacu, kubona ko ahanini hari level igezeho muri iki gihugu cyacu, ibasha gukompeta n'andi makaminuza, ndetse ukabona ko inaziza imbere. Rero ibyo biduha icyizere cy'uko nyine hari level turiho kandi dushobora gukompeta n'abandi. Hari byajyaga biba mu myaka yashize, especially nyine niyo mateka numvise, especially ku banyeshuri nkatwe twiga amategeko, tukumva ko umunyeshuri w'umuhanga mu mategeko ari umunyeshuri wavuye muri UR. Ariko usigaye ubona ko bisa nkaho nyine twese twaje kuri level imwe, tubasha gukompeta nyine tukabona ubushobozi bumwe binyuze mu barimu batwigisha. Hari igihe usanga ari bamwe, kandi nyine tubona ko abarimu batwigisha bafite ubushobozi bwo kuduha ibyo bafite, ndetse natwe bikadufasha ku byo twifuza kugeraho. Bivuze ko rero ufite ubushobozi bw'uko aho hantu uzahagera cyane rwose. Iyo muri kwicara, iyo mwicaye nka bagenzi bawe muri kuganira ku hazaza hanyu, ni iki kintu akenshi ubona bakunda bo kugarukaho? Ahanini nyine imyumvire yacu nk'abanyarwanda iratandukanye, igiye itandukanye, ariko nyine uba usanga ahanini baba bavuga ati birakomeye, nubwo tubirimo, ariko nyine baba babona ko hanze haracyari imbogamizi, biracyakomeye. Ndetse ahanini nk'amategeko aracyadusaba ibintu byinshi kugira ngo tugire ibyo tugeraho. Nimba bisaba kujya muri RPD ukavamo ibizami dukora, amafaranga. Hari n'abavuga ati kubw'ubushobozi njye sinabona ubushobozi bwo gukomeza ayo mashuri, ndetse nyine ndikumva ibinyoroheye nakwibera umwanditsi w'urukiko, najya kwibera noteri, bikarangira nyine ko mbona ko ari byo nshoboye. Tugiye gusa rero nk'abagana ku musozo, abo bantu baca abandi intege
ni iki kintu wababwira? mbere na mbere ikintu nababwira nyine ntitugacane intege mu buzima. Buriya niba ubona hari ikintu umuntu ashoboye uri iruhande rwawe, aho kumuca intege ahubwo mushyigikire, na hahandi ubona ko afite intege nke, nimba ubona koko hari inama wamuha cyangwa hari ubufasha wamuha kugira ngo naho ahazamure abashe kugera kuri rwa rwego yifuza, umufasha. Ku mwana noneho ukurikiranye kino kiganiro ufite inzozi zo kuvamo umunyamategeko, ushobora kuba ari umuganga nk'uko watubwiye ko wari ufite izo nzozi, cyangwa se n'ikindi kintu runaka yifuza ko yazaba cyo mu hazaza he, ni iki kintu wamubwira? Wamusangiza iki? mbere na mbere ikintu namubwira, buriya nujya gufata amahitamo ntukarebere ku byo ubona bifite inyungu ako kanya, cyangwa nyine ku bw'igitutu ufite kuri bagenzi bawe. Hari ikibazo ahanini urubyiruko tujya duhura narwo kenshi, ugasanga dufite inshuti, za nshuti uvuga ati duhorana, nimba ari abo batatu ukavuga ati ese nimba babiri bagiye gutya ngenda njya hariya njyenyine, nimba bagiye hariya babihisemo ari babiri ashobora kuba ari byo byiza. Oya, wowe reba icyo ushoboye, icyo wiyumvamo ukunze kandi ubona ko mu mbaraga zawe cyangwa mu bushobozi bwawe ushoboye, utitaye ku wundi uwo ari we wese, ugifate nk'amahitamo yawe. Kandi nimba ari amahitamo ufashe, ibyaguca intege byose nushaka ujye ubihunza amatwi, ahubwo ukomeze muri ya nzira watangiye. Hari indirimbo nimba ari iy'abakatolike nimba ari iy'abadepe bavuga ngo mukomeze inzira watangiye, iy'abakatolike mukomeze inzira rwose mwatangiye mwicika intege. Ababyeyi sasa tubagezeho, umubyeyi wumva yuko umwana akwiriye gukurikira inzira y'umubyeyi, bigatuma abana batangira kwangiza ahazaza habo bakiri batoya. Mbene abo babyeyi bafite iyo myumvire yuko badashobora gushyigikira abana babo mu gihe babereka ko hari amahitamo bafite, urabaha ubutumwa ki? Ababyeyi badukurikiye bumva ibi bintu cyane, kuko ubona ko ahanini mu mahitamo y'abana kenshi usanga ababyeyi babigiramo uruhare, ugasanga hajemo ikintu cyo kubayobya. Ariko nyine nk'umubyeyi niwe muntu wa mbere uba ubana n'umwana kenshi, ku buryo mu mikurire yawe aba akureba akabona icyo ushoboye, akabona icyo ukunze. Hari nk'ababyeyi bagifite imyumvire yo kumva ko hari abana baba bakunda gukina imipira ahanini, especially abahungu, ugasanga avuga atoya imipira ntacyo yakumarira. Hari abakinnyi dufite benshi babigezeho nyine kandi babihemberwa kuko bakinnye uwo mupira. Wowe reka umwana ku cyo akunze umushyigikire, ahubwo umubwiye ati ese nimba ari uwo mupira, uwo nk'urugero nari ntanze, ati ushobora kuba wawukina ariko nanone ntabwo wazawukina nta rurimi ufite. Rero ca mu ishuri ujye kwiga, n'uwo mupira ujye uwukomeza, bijyanirane. Si ngombwa ngo ubikore byonyine, ariko nyine utamuciye intege ngo umwereke ko bidakunda, nta hantu bizamugeza, ntacyo yakwimarira, ahubwo umushyigikire muri iyo nzira. wigeze gukomoza ku kintu cyuba ko hari abo bigora muri kariyeri yanyu kuvuga ngo nize amategeko, kubona ziriya miliyoni zo kwishyura muri RPD biragoye, kandi nta kintu na kimwe wakora utarize RPD. Oya, birahari. ndi kuvuga nkurikije ibyo abanyamategeko bavuga yuko ntabwo waba umunyamategeko utaranyuzemo hariya, ntabwo wakwinjira mu rugaga rw'abanyamategeko. Niki leta ikwiriye gukora mu rwego rwo korohereza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bafite ishyaka ryo kwiga amategeko ndetse no kuzaza bagatanga imbaraga mu gushyigikira igihugu cyacu cy'u Rwanda mu byerekeranye n'amategeko? Icyo navuga bakora mbere na mbere, ntabwo navuga ko ibyakozwe bidakwiye, kuko birakwiye. Ubona ko hari akamaro RPD ifasha mu rugendo rw'abanyamategeko kugira ngo buzuze inshingano zabo muri iki gihugu. Birakwiye kandi cyane, ariko njye ntekereza ko nk'uko tuvuga dufite amakaminuza menshi,
nyine adufasha muri iyo nzira y'amategeko. Njye ntekereza ko bishobotse ni ubusabe, bishobotse ko byakunda ndetse n'icyo giciro bashobora kuba bakigabanya kugira ngo tubone umubare mwinshi w'abanyamategeko twifuza muri iki gihugu, dore ko dufite n'ikibazo cy'uko dufite imanza nyinshi, ari naho leta iri kudushishikariza politiki nshya ifite yo gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko. Ariko nubwo ihari ubona ko nyine ikibazo cy'imanza nyinshi mu nkiko kigihari, rero nkumva ko tubonye nk'ubwo bufasha ku buryo abanyamategeko bakwiyongera ari benshi byafasha gukemura icyo kibazo. Ngeze mu tubazo twa nyuma. Neri agira ababyeyi? Yego ndabafite. Iki kintu wababwira? Ikintu nababwira ni ukubashimira kuba barumvise igitekerezo cyanjye cyangwa amahitamo yanjye, aho kunca intege bakumva icyo niyumvamo, bakambwira ati komeza inzira watangiye, ndetse n'umunsi ku munsi bakaba badahwema kunshyigikira cyangwa kumva ko ibyo nakoze bikwiye, bakantera umuhate wo gukomeza, banyereka ko imbere ari heza kandi ngomba kugera kure. Inshuti zawe? Inshuti zanjye icyo nazibwira nazo ni ugukomeza amahitamo batangiye, ntibite kuri twe cyangwa ku zindi nshuti bafite ku ruhande zigenda zibabwira ibindi, ko kuri njye nshobora kukubwira ati ndifuza kuba umushinjacyaha mukuru, ukaba uratannye kandi wowe kuri wowe wenda atari icyo ushoboye, ushobora kuba ushoboye kunganira abantu, kubagira inama, wowe kurikira icyo wiyumvamo, ntiwite ku bandi. Ntiwite ku bandi, kurikira icyo ushoboye kandi ufitiye n'ubushobozi, wikwita ngo barambona gute, baramfata gute, ese bagenzi banjye nindamuka nagiye muri gahunda imwe nabo ndatakaza ubucuti hagati yanjye nabo, ibyo bintu rwose byirengagize. Rero reka dukomeze tugushimire wowe ukomeza gukurikira ibiganiro bigiye binyuranye bya Rwanda 24 TV, by'umwihariko ikiganiro amahitamo yanjye. Fashe umwanya rero ngo nshimire buri muntu wese uba wafashe umwanya we kugira ngo akurikirane gahunda za Rwanda 24 TV. Kandi Neri, nawe turagushimiye kuba wigomwe ukaza tukaganira ku mahitamo yawe ndetse no guteza imbere sosiyete muri rusange. Murakoze cyane. Niba nta kindi kintu ushobora kuba wakongera ku byo twaganiriye, nakwerekeza noneho ku musozo. Nta kibazo. Yego, ndagira ngo rero mbabwire yuko ushobora gutanga igitekerezo binyuze kuri social platforms zacu zose, kuri Instagram, Facebook na TikTok ni Rwanda 24 TV, kandi ushobora kujya no kuri YouTube channel ahabugenewe ugatanga igitekerezo cyawe ndetse n'ingingo wifuza ko noneho twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha. Ibyo bitagukundira ukaba watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788211281 kugira ngo dusangire ibitekerezo. Ikiganiro rero amahitamo yanjye nakagaruka. Twa Ntare Frank, nkunda ibiganiro bitandukanye ariko by'umwihariko ikiganiro cyitwa My Choice gica kuri Rwanda 24 TV. Iyo bavuze itegeko mu magambo make cyangwa se nta kinyarwanda kindi gisimbura izina itegeko. Yego. Cyane ko ibintu byinshi bigira amabwiriza cyangwa se amategeko abigenga. Niba uwo mwana tuvuge ni umuhungu cyangwa umukobwa, reka mvuge umukobwa, ese hari umukobwa uzi ukora ibyo bintu? Niba amuzi, uwo mubyeyi nashishikarizwe no kujya kumenya uwo muntu.